mbi imihanda tuyigarutse muri weekend ndetse no ku munsi w'ejo. Aya mashusho yarazengurutse y'uyu mugeni koko. Uyu mukobwa wamuhoye iki? Amuroze mu gitondo muhanagura. Umuhanagura gute? Muhanagura mbese nagiye kumwiyegereza kugira ngo bampata agafoto. Wagira ngo nagafoto ariko gahunda yari kumuroga bitewe nuko uramusore twariganye n'umukobwa turiganye. Bijyaza aho nja kumwera ku musore dukundana aramunyambura. Amunyambuye rero ntabwo yakora ubukwe kandi muruta. Nishari mbese nagize ariko mumbabarira ubundi no gusha. Ntabwo ari twe tukubabarira, urasaba imbabazi abo wabikoreye. Yewe Nzigimana Flora citse intege. Faza faka. Nibiri kuri iyi imihanda mu gihe yagira ati mu byugarije umuryango nyarwanda hari ikintu gitangiye gufata indi ntera kidakunda kuvugwaho cyane, icy'abagabo bicuruza. Reba ukuntu mbivuga. none se damu koko Rodina bamukujyanye 22 ukwezi kwa mbere. Uyu yitwa koko Claudine w'amahoro w'imyaka 28 ari mu munyenga w'urukundo na Simoni w'imyaka 56. Ndetse mu gihe kiri imbere bashobora no gushyingiranwa. Narakaye amere fuck bro. Ariko kuki urimo kugenda uvangamo ibyongereza cyane? No urumva umaze. None se wowe gahumba ko kanu ka no ushize no ni igiti. Umaze igihe? No. Gango ku mutima. Uyu Simon uzwi muri politike y'Ubwongereza kuko yabaye umudepite w'ishyaka rya Labour Party mu 2010 kugeza mu 2017. Icyakora yanavuzwe mu bundi buryo cyane cyane mu nkuru zijyanye n'ubusambanyi no mu gihe yari mu nshingano za leta. Ashobora kuba arusha uyu mukunzi we Claudine imyaka 30 yose. N'amafoto yakomeje kuzenguruka kuri iyi mihanda. Mu gihe bimeze uko kwa Simon niko Bwi hamwe nawe Juno we. Juno umaze kubaka izina mu gutwika mu nkuru z'inkundo, dore ko higeze kujya hanze amafoto ari gusomana na Ariel. None se Juno, surprise no gutungura umuntu hanyuma multiplize nukubikora wabimubwiye. Na Bwiza nawe yabyemeje ati nzaba byose wasengeye.
komenti zaje kuba nyinshi kuri iyi foto maze bamwe bati wa musore we abantu baragukunda ariko ukeneye kuba serious sino ngo ntacyo uzimarira mu buzima. Uwo muntu se we yimariye icyo cyakoze muri comment. Ikintu afite cy'agaciro ni datazana muri comment. Faza faka. None se koko Bwi muri mu rukundo? Bahumurizwe n'isezerano. Nibiri kuri iyi mihanda hagati aho mbazaniye inkuru nziza. Ntibikiri ngombwa ko uri ku misozi ushaka abahanga bagufasha mu birori byawe. Muri Sawa Event Limited wahabona imodoka nziza z'ibirori, ahantu heza ho gukorera ibirori, decoration, abafotografe babigize umwuga, wedding cakes, catering service, wine and liquor service na protocol n'ibindi bikenerwa mu birori. Akarusho kandi wahasanga n'amacumbi. Dusure kuri wa@sawaevent.com cyangwa se uduhamagare kuri 0781811049. Sawa Event, we plan your party. Eregani hongeye hahiye koko yageze aho avugisha ukuri nguyu mwana koko nuwawe trainer. Straight to the point, mwana nuwanjye. Akaba ari nayo mpamvu bibaye byiza kuba ubimbajije muri interview mbere yuko n'umwana avuka. Kubera ko cyaba ikibazo kubona umwana avutse agasanga aho deba yo ku buzima bwe yumvikanisha se uyu mwana n'uwa runaka, se uyu mwana n'uwa runaka. So bibaye clear right now, umwana n'uwanjye. Nta mugera wo gutereye inda. Nta wanereye inda narayiteye. Nyuma y'amasaha make rero amaze kuvuga ibi, Keza yese ajya kuri stati ye ya WhatsApp arandika ati ndarambiwe pe, ndarambiwe, ndananiwe, nirinze kugira icyo mvuga ariko ibi bimaze gufata indi ntera. Haba ibinyamakuru bimwe na bimwe ndetse n'ababyisha inyuma bagashaka kwigira abatagatifu. Guys, mureke gushukwa n'ibyo mwumva cyangwa mwabonye ngo mutwarwe n'amarangamutima y'ikirura kiyambitse uruhu rw'intama. Nibyo ra? Amahanga y'urugo ntago aba agomba kujya hanze. Ibere rwabaye urugo se? Rwabaye urugo, urumva abantu umuntu twari tumaranye umwaka n'igice n'urugo. Umuntu akwitega akamenya utarebe pyramid. Umva rero yakubwiye ati bitarenze mu masaha 48 ibi ngo araza kubisobanura kuko amaze kurambirwa. Si ubwa mbere Keza yaravuze aya magambo kuko ubwo yashyiraga hanze amafoto y'uko atwita imfura ye yanditse aya magambo agira ati buri wese ashobora kubyara gusa umugabo nyamugabo nuzi kurera abo yabyaye. No! Gahanguka umutima. Ubibi biragana hehe? Eregani nibiri kuri iyi mihanda. Mbibutsa ngo twari kumwe na Sawa Event, we plan your party. Ubundi mukomeze mukora subscribe aho munsi, like, share na comment. Amazina yanjye ni Hirwa Redemptus, naho ku munsi w'ejo